ikinamico rangurura usobanukirwe n'imikoreshereze ikwiye y'imbuga nkoranyambaga. Duheruka Kate yabuze imbaraga zo gusiba ikiganiro gisibanye yakoranye n'Agatako nk'uko yari yabisabwe n'ubugenzacyaha. Ubu se byifashe bite? Gahunda y'Agatako yo kujya mu mujyi mu myitozo yo gukina filime se yo yagenze ite? Ni mu ikinamico rangurura. Cyore kiragutwitse se Nata? Cyari kinyokeje cyo kanyagwa. Sori nukuri nguteze itasi suhoze. Reka ngitereke ndebe ko kitageraho kigahora. Ariko wari umaze iminsi utari no Nata. Ariko ko abantu bose barimo babwira ngo nayimaze iminsi ntari ino kandi ari weekend yonyine ntari impari. Erega uri ikimenya bose. Iyo udahari karitsiye rwose irahungabana. Naye narigiriye mu mujyi muri weekend ngo ndebe ko naruhukamo. Yego sha. Giye korera ariko nayaryayo manyagwa. Ariko we ngo ubugenzacyaha bwagutumyeho. Wahora n'iki se sha? Ubugenzacyaha bwarampamagaye baranyihanangiriza cyane. Unakoze amakosa yo gutambutsa kiriya kiganiro nagiranye n'Agatako. Ubwo se kirihe ko ni mugoroba nakirebye nkakibura? Nyine nagikuyeho. Wagikureho iki siko cyari kikirebwa? Mu by'ubugenzacyaha bwanyihanangirije harimo no kutongera gukora ibiganiro nka biriya bisebya cyangwa bishyira ubuzima bw'imiryango y'abandi hanze. Sha ihangane nta kundi. Hombye ikiganiro cyari kuzaguha amafaranga mu gihe byibuza cy'umwaka wose. Sha nta kundi. Yego kore ubu yamasaha n'igihe cy'umuko. Hakeye ndabona n'izuba ryavuye mama. Umukobwa w'inkuma akaba akiri mu buriri akiryamye. Uzi umunaniro naraye nzanye. Iyo bishoboka nari kwirirwa mu buriri n'ibyo kurya bikaba ariho binsanga. Imyitozo se yararangiye cyangwa muzasubirayo? Oya, iyi niyo yari yanyuma. Hanyuma gufata amashusho ubwo bizatangira ryari? Ntabwo mbizi Natane niwe uzaduha gahunda y'igihe bizatangirira. Banza witabe ndabona baguhamagara. Allo? Yes, allo. Ninde ko ntakumenye? Nitwa Karebu. Mfite igitangazamakuru cyitwa Karebu TV gikorera kuri murandasi. None ukaba wifuza iki? Narutse kureba ikiganiro wagiranye n'umunyamakuru witwa Catherine kuri channel ye. Yego. Hanyuma mbona ko cyari kirimo amakosa pe. Wabonyemo ayahe makosa? Umunyamakuru yagukoresha amakosa yo kubeshyera ababyeyi bawe ndetse no gusebya umuryango muri rusange agamije inyungu ze. Nawe rero uremerwa muri uwo mutego. Nuko byagenze kandi byararangiye. Ntabwo byarangiye kuko amakuru namenye nuko byagize ingaruka ku muryango wawe by'umwihariko imibanire y'ababyeyi bawe. None se kuki umbwira ibyo byose urakeka ko nge ntabizi? Nge ndashaka ko dukorana ikindi kiganiro kivuguruza kiriya. Kandi rwose ugafata umwanya ukavuga ku byo wavuze bitari byo byatewe n'ubushukanyi wakorewe. Ibyo se bikamarira iki ngewe? Muri make byatuma abantu bamenya ukuri. Ubu hari umuntu wari warafashe papa wawe nk'umuntu mubi ku buryo banaguye yamugirira nabi. Wakamenya ko rwose ko wari uri murabeshya. Muri kiriya kiganiro hari aho wavuze ko mama wawe kwiyakira byamunaniye akajya mu bitaro by'abarwayi bo mu mutwe. Urumva rero ababibonye hagize uruhura na mama wawe amubonamo uburwayi bwo mu mutwe kandi atari byo pe. Sawa nzabitekerezaho nzakubwira. Ubwo se nawe arashaka ko mukina na filime? Uko umubwira ngo uzabitekerezaho? N'undi munyamakuru wari urimo umbwira ngo nzagende dukorane ikiganiro kivuguruza kimwe nakoranye na Kate. Ko mbwira abantu ko nabeshyaga nta kibazo ababyeyi banjye bigeze bagirana. None wowe uhisemo iki? Inzira ko ayimajije amaguru agarukira he Nata? Ubuse wowe uri wawe express? Njye ariko ni ibisanzwe mba ndimo ngenda muri karitsiye nkiriye abakiriya banjye imboga n'imbuto express. Twese nuko tuba duhiga umugati mubyeyi. Uganwa ntabwo waharyama ngo uzabone icyurya. Sha Nata ndagutomboye turahuye ariko numvaga nzaza no kukureba mu rugo. Iki? Ubwo uzumva guzaza kundeba kuyihe gahunda? Ngo ngusabe imbabazi. Naraguhemukiye umingurube yawe Anise tarananiza ntitwayikuragirira. Ariko rwose umbabarire nanjye singe pe. Kabiri yabibaho. Ndabizi ko hari igihe ubwumvikane bubura hagati y'abashakanye ntibahurize ku mwanzuro umwe.
nuko rwose nanjye nkunda umuntu wumva ibintu ntaremereze buri cyose. Ubu numvaga mfite urwikekwe ko wanyenze utazongera kumpa serivisi nk'uko wazimpaga mbere. Reka nta kibazo rwose njye nta mutima mubi ngira. None se wampaye agaserivisi nata karebana n'iki se Express? N'ubundi urabyibuka ko mbere wigeze gushaka kumpa ikiganiro ariko Aniseta akabyitambika. Se none harabyemera mbwire kameramani wanjye zo tuzaze tugikore. Cyane rwose wabungiriye neza. Ariko kuko nabonye Aniseta yanga amatiku no kugirana ibibazo n'abantu, tuzahindura umurongo. Ntabwo tuzavuga kuri ba bagore bo mu isoko bangirira ishyari. Ubwo se tuzavuga ku kinone? Twavuga ukuntu niteje imbere kandi ndi umugore nkahera hasi cyane ku bucuruzi bw'imboga n'imbuto, none nkaba ngiye kuba umucuruzi ukomeye. Sibyo? Reka nkubwize ukuri wa mugore we. Ibyo nta kintu kirimo kabisa. Kawo. Ikiganiro nk'icyo kigize views nyinshi cyagira 100 nazo sinzi ko zagera. Nta kintu kirimo. Kumva ko umugore yahereye ku bucuruzi bw'imboga n'imbuto, none bakaba afite imigabane mu kigo gikomeye gikusanya kikanajyana umusaruro w'ubuhinzi mu mahanga. Urumva ko ageze ku rwego rwo gukora ubucuruzi nyambukiranya mipaka. Urumva koko kitaba ari ikiganiro cyarebwa n'abantu benshi. Uzi se? Kirishizemo akantu k'ikirungo. Winduka wavuga ngo nubwo wabigezeho ariko umugabo yarakurwanyaga. Ukajya uvuga yuko yari yarakubujije ngo nta bucuruzi bw'umugore. Ukajya nyine ucishamo ukavuga ko yanagukubitaga akaguceka, urumva? Cyangwa se akakwiba amafaranga akajya kuyanywera. Yose akayamara. Uramenye di, abanyamakuru ndabazi. Mushuka umuntu akabeshya ngo ari gutwika ariko ingaruka zaza agahangana nazo wenyine. Ibyo bintu abantu mwikizemo n'ibiki. Ubu ngiye nashutse bangahe kuvaho ntangire gukora kuri TV yanjye. Niba atari wowe ni mwene wanyu. Ubu se aka kanya wirengagije uko uriya mukobwa wa Munyankindi yari amerewe nyuma y'aho atangaje ngo iwabo barashwanye ngo sarabata. Ntago mbonana nawe Express. Ngiyewe nkubwiye icyatuma wamamara abantu bakakumenya. Niba wumva utabibasha rero byihorere. Nawe byihorere. Nzishakira Karebu dukorana icyo kiganiro kandi tuzagikora atiri wambwira ngo mbeshyere umugabo wanjye. None se ikibazo ni iki? Ndumva ntashaka gusubira muri biriya bibazo byawe na papa mama. Ugomba kubisubiramo kuko byose niwe wabitangije. Ukwiye gufata iya mbere ukabitangaho umucyo. Ababibonye bakava mu gihirahiro. Ikibazo rero papa niyumva ngo nasubiye kuri YouTube none hazampamba. Ariko uzabagiye gutanga amakuru avuguruza ayo wari watanze mbere kandi atari. Ahubwo azagushimira kuko biriya bintu byari byamubabaje cyane. Urumva se atari ukuzura kaboze kandi byari bitangiye kwibagirana. Urumva gusubira ku mbuga nkoranyambaga atari ukwibutsa abantu ngo ni ngiye wigeze kuvuga ko data yadutaye na mama Gasara. None ubundi ntiwabivuze hari utabizi. Ahubwo ikiza cyo kuvuguruza ari amakuru nuko bazabona ko ibyo wavuze wari washutswe. Ariko nanone ukabuje gutanga ukuri nyako. Ikindi nuko hari umuntu utari wararebye ikiganiro cya mbere. Najya gukora icya kabiri agahita ashaka kureba ibyo nari navuze mu cya mbere. Birarutaho kugira ngo abantu bicare bicaranye amakuru atari. Ubu hari abo duhura disi bakabona naracitse ibitaro by'abarwayi bo mu mutwe. Ingaruka zo ntizabura buriya harimo nabishyizemo ko papa ari umugabo mubi yataye umugore n'abana. Nta kundi rero izo ngaruka wazikuraho atari ugusubira kuri za YouTube. Ukavuga ko wavuze ibinyoma ko wabeshya ugamije kwishakira za views n'amafaranga. Nibigera kuri papa wambwiye ngo bibe ubwa mbere n'ubwa nyuma mbona kuri za YouTube. Azishima kuko uzaba uri kumukuraho ruga. Papa nta kundi imbuga nkoranyambaga cyane. Ibaze nta kibona agahita bifatira hejuru akaza kamondagura ataranacyumva cyose ngo kirangire. Nabyo birashoboka. Ashobora kureba ifoto akareba na ya magambo bandika hasi. Agafatwa n'umujinya atabanze no kumva icyo bavuga mu kiganiro. Niyo mpamvu mvuga nti dushaka twakwicecekera tutagiye kongera gukoza agati mu ntozi. Ariko nungutse igitekerezo Gatako. Kimeze gute se mama? Reka kiriya kiganiro tuzagikore ariko tubanze tubimenyeshe Munyankindi kugira ngo nabibona atazatungurwa. Ubwo se ninde uzabimubwira? Ni wowe uzabimubwira kugira ngo yumve ko nawe bababajwe n'igisebo cyagiye ku muryango. Oya mama, ahubwo kuko atakurakariye nkanjye ni wowe uzabimubwira. Ni karibu risanga karibu sowe. Komera Anne Marie we, amakuru ukize. Nasanzwe. Turaguha iki se muri supermarket yacu? Sugira ngo hari icyo nje guhaha Anne Marie. Nta kintu ugura? Narinje ngo twe twiganirira gusa da. Ntego ko mana yanjye. Ariko ukunda kuganira wa. Cyakora nabyo ni byiza cyane. Haguriki abakiriya bagabanutse, abantu bashobora kwiganira bakamena habiri da. Ntacyo biba bitwaye rwose cyane ko atari igihe nyine ubuganiriza. Ushatse kuvuga iki se karibu? None se ndabeshya ntuganiriza abantu benshi batandukanye Anne Marie.
none se nyine hari umubare ntarengwa w'abo tugomba kuganira. Nkunganirije wese ndamuganiriza kandi ndumva nta kibazo kibirimo. aho uvugishije ukuri nari ngize ngo ugiye kumbeshya kandi nakomeje kwitegereza uganira na wa mugome. Gahore wowe mugome se Karibu. None se ushaka guhakana ko utamaze isaha irenga uganira na Karibu? Ego kumana yanjye. Karibu se niwe wise umugome? Reka nicecekere da ntacyo mvuze ntiteranya. Mbona ari umusore mwiza ugenda wiganira n'abantu bose nta mutima muba afite. Buriya buranga rero nibwo agenda yiratana ku bakobwa bose ntawe adatera inda. Urya se n'ukuri ya muhungu ateye. None kandi disi muganiro uba wumva ari imfura. Mwe ntabwo mumuzi. Buriya uza abana Karibu yabyaranye n'abagore batandukanye hirya no hino muri iki gihugu. Umuziro no kwibuka gusubira inyuma ngo yibuka we yabyaye. Ishwi ubu ni Karibu nkubwira. None agira akarimi gasize ubuki ku buryo umukobwa cyangwa umugore abwiye utugambo tubiri cyangwa dutatu aba yamaze kumwiyumvamo neza neza, kandi ubwo niko bayarabakenesheje abarya utwabo. Yewe buryo umuntu w'imbere ntacyo apfana n'uw'inyuma koko. Karibu mureba agenda cyangwa aganira wamunyereraho ukagwa. Buriya rero noneho ikindi abantu batanazi, uzi ko buriya afite na virusi itera sida. Umukobwa bateretanye aruhuka ari uko amwanduje. Toka satani. Buriya Karibu reba sida irajojoba. Mbega umugome akanduza umuntu abishaka nabigambiriye se. Nya Karibu mumwita umuntu ariko mwumva ngiwe rwose umukobwa cyangwa umugore tuziranye wese mubwira kwirinda Karibu. Nukuri si nuwo kwirindwa gusa ahubwo nuwo kugenderwa kure kuko n'umugoma aragatsindwa. Ahubwo reka nkubwirane Mari, nawe abukunda uhere ubu babwire buri mugore buri mukobwa w'inshuti yawe wese umubwira agendere kure Karibu. Uriya n'umugoma uteye ubwoba. Agatako ngaha ndurura amasahani ugenda uyashyire mu bubiko bwayo ubundi uhita ugaruka ubwire se atarajya kuryama. Ahubwo wowe sigara umubwira dore njyanye amasahani mu gikoni. Ariko Besti Karame iyo nahariho n'umukobwa musikira muganira ibiki? Ntabyo twasigayemo bidasanzwe ariko. Ubuse nyine muri mu biki? Kumwe ngo umubwire undi ngo umubwire ibyo musigana kumbwira n'ibiki? Ariko gata umukobwa w'inkumi yigira nk'umwana. Uyu siso wamubwiye ikibazo ushaka kumubwira. Ariko uri kunyihinduka. Twari twavuze ko ari wowe uzabimubwira. Umubyeyi ureka nigire kuryama ubwo nyine ubundi naye mfite umunaniro. Ihangane hari ikintu Agatako ashaka kugusaba Munyanki. Maze rero reka mubwira Agatako. Karame. Baravuga ngo ibyaye ikibazo irakiri gata. Nawe uri ishyano ryanjye sinabona uko nkugira. Niba nararumbije ariko nta kundi. Niba nimbabazo ushaka kunsaba rwose narakubariye kera humura. Urakoze cyane papa, urakoze rwose. Ntabwo narinzi ko wambabariye. Narakubariye ariko uramenye utazahirahira wongeye gukora amafuti nkari. Kumva papa. Nukuri urakoze cyane papa Agatako. Nubwo atari cyo twashakaga kukubwira ariko urakoze ko waramubabariye ukaba nabimubwiye. Ubukiri mushaka kumbwira ni iki? Hambere aha hari umunyamakuru wahamagaye Agatako ashaka ko bagirana ikiganiro. Siba. Sorry. Akoze kuri umugore yasaze no byarangiye. Ntasoni koko. N'umunsi racunguye iby'ibiganiro ubigaruye gute koko mu rugo? Nuko umuciye mu ijambo atararangiza yaragiye kuvuga ko ari ikiganiro kigamije biki? Nabwiye ko ntashaka kuzongera kumva iby'ibiganiro nabo banyamakuru banyu birirwa mu bihuha basenya imiryango y'abantu gusa. Ntasoni. Ariko kuri iyi nshuro ho biratandukanye si nka biriya bya mbere Munyanki. Bitandukaniye he? Nyine umunyamakuru ushaka ko bakorana ikiganiro ni umunyamakuru w'umuhanga ubikora kinyamwuga. Niki kibemeza ko azabikora neza? Nyine ceceka nkubaze. Mubwirwa niki ko atazaza ari mu murongo umwe n'abari abagenzi be bandi? Ubwe niwe wanyibwiye ko icyo kiganiro kizaba kigamije kuvuguruza kimwe nakoranye na wa mukobwa mbeshya ngo waradutaye ngo birangirana mama taye umutwara sara. Urumva si cyo hari cyo gitwaye Munyanki cyane ko cyaba kinagarura isura nziza y'umuryango wacu. Tega amatwi kinamico rangurura usobanukirwe n'imikoreshereze ikwiye y'imbuga nkoranyambaga. Agatako n'umubyeyi we barakora ikingwa n'iseti yemera igitekerezo cyabo. Wowe si ibyo bavuga urabona bikwiye? Naho mu ikinamico rangurura y'ubutaha. Ikinamico rangurura muyigezwaho n'umuryango nterankunga w'Abanyanoruveje n'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu n'iterambere mu karere k'ibiyaga bigari ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi mukayitegurirwa n'Urunana Development Communication.